rero reka nkubwire mu byo kurya ugomba gutegura na bya bintu birihutirwa ubika imbaraga zo gukora ka nijoro kumwima biriya bintu ubu uri umugome undi sura byemana ngo uzabijyane uzajya kubicuruza cyabombotse ngo kitaratemeraho agira ngo ni kizima nk'ibindi muri koridoro habagabo bita indaya rero mama Sharirene mujya azababonye imodoka yemerewe kuzageza hano tukaba twamuha ipine imwe zakurinda zagukomeza zakubakira urugo rw'umugisha Shakira mbona bihita Shakira twaroganaga twarambaranaga Shakira rero mbona bihita ndonyi sasa biradiyo wa mugabo murango wanyi sasa biradiyo urira nibandi uriya yagize gutya afata akaboko arirwaza uvuga ngo kagira inkuru n'umunwa wo kuyibara reka nyikubarire rero cyangwa nyibabarire ntibabwiye uko byagenze nta banga na rimwe riba muri iyi si Shakira mbona bita tutaziranyeho kubera ko yakoreshaga urumogi uwo mudamu yewe Shakira uyu mudamu Shakira mbona bihita nta badasebya nta badatuka mu yandi magambo n'umushizi w'isoni Shakira mbona bihita ngo yelolo kubita umugeri hariya kubita undi hariya Shakira ni uwiwacu muhanga yaranyifuje hamwe yiyima niyo mpamvu buri akomeza kundirimba Shakira yifuje ko umurongora inore si cyo utabona ni igicyo yaranyifuje nese wazamuhayeho rimwe byibuze nzamuhe Shakira yavuna karaveri yakoshyosha akakubeshya bigahita bijagura karaveri agahita avuna karaveri afite isura nziza ariko ikibazo akagira imvugo nk'izi ndaya reka nkubwire amakuru ntari mvuze nayo nibagiye kubivuga nta nahari nayavugiye aya makuru nibwo bwa mbere mbivuze natinye kubivuga kubwo kubaha Shakira mva nkubwire Shakira we icyo tuva ni iki Pastor Mutesi nagura imodoka akagira karite jaune imwanditseho azaze yemerewe ipine imwe buri uko ipine yashaje Pastor Mutesi mwemereye ipine mama Sharirene Mukeshimana Emerita nubwo bamusohoye muri etage mama Sharirene babagabo bamubenze nihagira ikigabo kimugurira imodoka abagore bisimbiye ni beza harimo Shakira ndetse na Ngwino Ndebe ndetse na Minganzima Slim Jesus. Reka mbaye ikaze abakunzi bacu basuhuze bifurize kugubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi ni ku munsi wo ku cyumweru buriya turi kumwe na Pastor Claude aho tumusanze muri business yiwe atajyaga akunda kugaragaza. Pastor umeze neza? Meze neza cyane nawe umeze neza? Nanjye ndashima Imana. Icyumweru cyiza kuri twese abadive baravuga ngo isabato nziza iyo babwiye ngo isabato nziza barasubiza ngo umunsi w'umunezero uyu munsi rero reka tuvuge ngo Pentecoste nziza ku barokore ku bakristo ku bemera umwuka wera bose uyu rero ni tubabwire ngo Pentecoste nziza tubifurize umunsi w'umwuka wera yego Pastor ubu ngubu rero turagusuye aho uri gukora kwese tudakunda kugaragaza iyi business yawe yo gucuruza amapine no kubera iki aha turi mu Giporoso yego ni mu Giporoso nasigariye umwana yego ari umwana rero ukunda kuba hari yadahari haba hari n'abana babiri baba bahari yego so rero je urabizi akazi kaje ka buri munsi harakati zanjye za buri munsi saha ngaha harabajya bavuga ngo Pastor Claude ngo shaka imirimo y'amaboko ngo ibiki n'ibiki urabona ngo urumva abo rero reka babwire ngo business ngiyi business ngiyi aya na amapine dufite amapine y'ubwoko bwose uhereye ku ivatiri amarava amafuso amavigo amabeni amahiyasi imodoka z'ubwoko bwose zose buri modoka yose tuyifitiye amapine nk'uko mubibona ni na stock nanone dufite hano hirya rero amapine arahari so nabwira rero buri muntu wese ngo aze yambare ipine ufite imodoka uwo ari we wese ukaba wemera Pastor Claude ukavuga ngo Pastor Claude ni wowe wanjye uremewe reka bwira abantu bo ku Ikaze TV Rwanda no kuri Slim Jesus TV bose babwire ngo tubahaye ikaze mu mapine hano ni mu Giporoso ni haruguru ya station
yego yo mu Giporoso. Iyo umuntu avuye tubabwire ngo abaturuka epfo Kabeza cyangwa abaturuka za Kanombe za Kabuga abaturuka za Kicukiro za Nyabugogo n'ahandi mu yandi magambo iyo bazamutse muri Feruje ujya kuri gare mu Giporoso uzamuka hano haruguru ujya kuri Feruje uraza ugakata gahanda gatambika kajya kuri Kamageni cyangwa se ku rusengero rwa Nazarene kuri aka gahanda rero k'amapave ujya kuri Kamageni abantu bose barahazi cyangwa se mabwire ngo ni munsi ya gare cyangwa munsi y'urusengero rwitwa Beteli aha rero kuri aka gahanda ka Kamageni umuryango wa mbere niwo w'amapine wacu niho ducururiza niho dukorera rero buri muntu wese ukeneye amapine ukeneye ipine ufite imodoka yawe imodoka ubwoko bwose bw'imodoka ufite ipine hano turazitanga ngewe simirirwa mba ni mu bindi mfite akazi kenshi ariko rero ntabwo nkwiye kuba umuyobozi ngo mbe ubundi kirazira ubundi cyica abantu umuntu aba directeur w'ikigo yarangiza akaba umuelectricité akaba umuplomberi akaba umuyedi akaba uteka icyayi akaba umuparanto ibintu byose ugasanga umuyobozi yabyikubiye kirazira no kuba umuyobozi nurangiza ngo umuplomberi umwelectricité umuparanto iki ubundi umuyobozi MD cyangwa se umuyobozi mukuru managing director uba ugomba kumanaginga ibindi bikorerwa byose ariko ibindi bitakure ibindi ugaha akazi abandi bireba ntabwo muhenda amapiresi oya hano ushobora kugura amapiresi 5 tukakongeza ya 6 urumva ko tudahenda yego rero twinjiye mu kiganiro cyacu nagiye mbona abantu benshi bibaza bati uyu Pastor Claude akora iki mbona benshi bagenda bagutuka cyane nko ku biganiro tumaze iminsi dukora nko ku kiganiro twakoze kivuga kuri Mama Charlene baragututse cyane bati Pastor Claude wabuze icyo ukora wirirwa uvuga abantu ngo kubera iki ngo washatse uturimo tw'amaboko oya urumva uturimo tw'amaboko uturimo tw'amaboko rero urabona izi pine nk'ipine ni y'ivatiri iyi pine ni y'ivatiri uramutse ubaza amafaranga ari muri aya mapine n'iyindi stock dufite hano hirya y'amapine ubwo se navuga ngo ninde muntu yafite kuko tuye tubwizanya ukuri batazanye batubona kuri za kamera ngo bagire ngo nta bindi bintu dukora urabyumva neza iri ni iduka rero cyangwa se ry'amapine hanyuma ikindi hari n'abakenera n'ibyuma nk'uko mugenzi bafite iduka ry'amapave cyane hari n'abafite pièce de rechange hano hirya dufite umukire ucuruza pièce de rechange witwa Isima cyangwa Dismas Isima rero nuvuga ngo iyo uguze amapine hano imodoka ikafite ikibazo runaka hano hirya hari garage hano munsi y'umuhanda hari garage hanyuma noneho hari n'iduka ry'ibyuma kuwitwa Isima cyangwa Dismas ibyuma byose pièce yari yose ushaka kwa Dismas hano hirya urayihasanga kwa Dismas cyangwa se kwa Isima ubaza Isima mu Giporoso nta utazi Isima ibyo bikoresho byose uhita ujya kwa Isima ukagura pièce hanyuma rero ariko by'umwihariko urabona uyu ni umuhanda ujya kwa Isima hano ni ku mapine wabyumvise amapine umutekano hano ni wose wabibonye urabona ko n'abashinzwe umutekano mu muhanda barahari wabyumvise ibi byose tubikesha ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda urumva iyo biri umunyarwanda yaravuze ngo roho nzima mu mubiri muzima roho nzima mu mubiri muzima igihugu cyacu cy'u Rwanda rero gifite umutekano ahangaha abantu barara bagenda ijoro n'amanywa urumva u Rwanda ruragendwa ijoro n'amanywa abanyarwanda twaribohoye u Rwanda ruragendwa ijoro n'amanywa so mu Giporoso rero naho haragendwa ijoro n'amanywa upfa kuba utari umujura upfa kuba utari iby'abandi udakubagana ariko ku bandi bose bakomorerwa bagenda ijoro n'amanywa Kigali harigendwa ijoro n'amanywa twasoje kwamamaza rero yo kuguma muri kwamamaza kampani yawe cyane ngo twibagirwe oya urumva ujya gutera uburezara bw'ibanze hano nakubwiye ngo iyo umuntu mbese mu yandi magambo hano ni munsi ya gare ya Giporoso
cyangwa se munsi y'urusengero rwitwa Beteli Yego. ku gahanda gatambika kajya kuri Kamageni. Yego. Noneho umuryango wa mbere ni ku mapine Yego. ujya kuri Kamageni utambika, nuvuga ngo ni umuryango wa Kamageni wo haruguru. Umuryango wa Kamageni wo hepfo ni Yego. kuri kaburimbo Yego. utambika ujya mu Gisimenti. Yego. Hano rero ni ku muhanda wa Kamageni wa haruguru, ku muhanda wa ruguru w'amapave, cyangwa utambika ujya ku rusengero rwitwa Nazarene. Yego. Aha rero niho ugomba kubona amapine ku giciro gihendutse. Imodoka iyo ari yo yose ufite yose turayambika uko yaba imeze kose. Amavigo turayambika, amavatiri, Yego. amarava, amajipe, amafuso, amabeni, buri modoka iyo ari yo yose uze hano uhasanga ipine. Hanyuma utahasanze uzahasanga uwitwa Theo. Haba hari n'abana bahita bambika amamodoka. Wabyumvise neza? Hari abana b'abasore babandi b'ingorokoro bamwe barya inyama, iyo barangije akazi nimugoroba bahita bajya kurya bahaye icyo bita inyama. Nawe barunguruka ubarebe, reba amaso yawe hari inyuma, wabonye? Bariya rero bahita bafata ipine bagahita batera ijeke, kandi dufite za jeke, dufite ijeke yayindi y'umwuka ukubitamo moteri, wabyumvise? Hano ukubitamo ijeke, ukubitamo ya yindi y'umwuka iterura imodoka. Dufite ya majeke aterura imodoka, atari aya ngaya barinda gukaraga n'utwuma n'ibiki byo barinda gukaraga n'ibiki n'ifunguzo. Wapi? Ni ijeke ziterurwa, nuvuga ngo imodoka iterurwa n'umwuka. Ipine igahita ivamo ako kanya, yamara kuvamo bagahita basimbuza iyindi. So rero mu yandi magambo nshishikariza buri munyarwanda wese uturutse mu ntara y'Iburasirazuba, uturutse mu majyepfo, uturutse mu majyaruguru, aho waturuka hose mu Rwanda, baririza ipine nziza zigezweho. Ni hano mu Giporoso kuri aka gahanda gatambika ku muhanda wa Kamageni, ku muryango wa ruguru ujya kuri Kamageni. Hanyuma piyesi nziza nanone, ukeneye piyesi z'imodoka nziza, ni ku mugabo witwa Isima mu Giporoso kuri uyu muhanda ujya kuri Kamageni. Kwa Isima haba piyesi zose, kwa Isima buri piyesi yose ushaka ni kwa Isima mu Giporoso ku muhanda ujya Kamageni. Twagiye rero tuganire ibi byose nubwo bivuze, ariko Pastor Mutesi nagura imodoka akagira karite jaune imwanditseho, azaze yemerewe ipine imwe buri uko ipine yashaje. Pastor Mutesi mwemereye ipine. Mama Sharirene Mukeshimana Emerita nubwo bamusohoye muri etaje, uyu munsi wa none akaba adafite inzu yo kubamo, akaba mu kazu gatoya. Mama Sharirene ba bagabo bamubenze, nihagira ikigabo kimugurira imodoka mwemere kuzajya muha ipine, mwambikira imodoka, apfa kuba anyereka ko karite jaune mwanditseho yanditseho Mukeshimana Emerita, cyangwa se afite amasezerano yo kuba noteri agaragaza ko Mukeshimana Emerita yaguze imodoka, mwemereye ipine. Umuntu asohoye mu nzu umwemereye ipine. None se reka buriya reka mubwire, buriya kirazira umuntu amenya imyaka itambutse ariko ntamenya imyaka iri imbere. Wabyumvise neza? Rero matunda yako mbere, ibyiza biri imbere, kandi mu Rwanda, u Rwanda ni umubeya. Wabyumvise? Ikigori cy'umubeya urakizi? Ndakizi. Ikigori cy'umubeya urakizi? Ikigori cy'umubeya ni ikigori kiba kirimo kirera, kiba cyeze ariko kidakomeye, none iyo ucyokeje kiba kikirimo amata. Wabyumvise? Kiba gifite isukari, kimeze neza, ukakirya unezerewe. Icyo kigori rero cyitwa ikigori cy'umubeya. N'u Rwanda ni umubeya. U Rwanda ni umubeya mu yandi magambo, tumeze neza. U Rwanda ruraryoshye. U Rwanda rumeze neza, u Rwanda rufite umutekano, u Rwanda rufite iterambere. Wabibonye Giporoso? Wayibonye? Ariko witegereje Giporoso, abantu bazi mu Giporoso mu myaka 5 ishize baramutse bagarutse bakagera i Kanombe, banyura mu Giporoso bakibaza ngo mbese tunyuze ari cya gihugu ni Singapore. Singapore ubwo ni mu Buhinde. Singapore, igihugu cya Singapore giteye imbere ku cyitwa isuku. Igihugu cya Singapore amaetaje na Dubai. Wabyumvise neza? Harusha kunyura mu Giporoso akagira ngo yurukiye Dubai. Warubuza ku by'umubeya ngo ni umubeya ngo uraryoshye n'iki, ariko bivuze umaje kuvuga mu Masharirene. Na Masharirene se nani ko bimeze buri? Mama Sharirene antera gahinda kenshi ngatekereza byinshi, bigatuma nibaza ngatekereza byinshi. Wabyumvise neza? Rero Mama Sharirene mu gihe azaba abonye imodoka yemerewe kuzageza hano, tukaba twamuha ipine imwe mu gihe yindi yashaje. Igihe kingana iki cy'umwaka, mu gihe kingana gute? Oya, urumva biterwa n'igihe ipine izagisazira ya modoka y'ibimwanditseho. Kuko ndabizi n'umukirisitu avuga ko yanze abagabo
urumva ngo yanze gusambana ibihumbi 10 yanze gusambana ibihumbi 20 numvise Saba bimubaza ati hanze hari abadamu bakubitana n'abagabo b'aba diaspora beza bakabakiza bakabagurira amazu ama etage ibiki byose mama Charlene avuga ati jewe Saba arangira avuga ati atubwo si babagabo ati hari n'abagabo batanga ibihumbi 10 batanga ibihumbi 20 ati bigataha gutyo so mama Charlene aravuga ati jewe 10 na 20 atawusa amafaranga atari ko kukimusuzugura wabyumvise neza bakorera ngahe mama Charlene ashobora kuba akorera etage esa kwanza ukamuha etage iyo byanze akayibakawayibuka oyo urumva umuntu mwe yaravuze umuntu mwe yendaga ikigage yego urumva umuntu yashigishaga ikigage bukeye mu gitondo hashize igihe barabaza batese cya kigage nuvuga mu cyaro ahantu mu majyepfo za Nyanza na za Ruhango mu gitondo y'ikigage cyabaga cyahiye habaga abantu bavuga ngo cyabombotse babyumvise baravuga ngo cyabombotse noneho rero abandi bakavuga ngo ubundi nawe gatari urwagwa noneho urwagwa rwatema urabyumva neza urumva urwagwa rugatema noneho rwambara n'ikigage kijya gitema abandi bakavuga ngo kitaratemeraho bagira ngo ikigage kirengetse uw'ikigage kitaratemeraho agira ikigage kirengetse aya bivuge neza ngo uwo kitaratemeraho ikigage uwo kitaratemeraho agira ngo ni kizima nk'ibindi bigage ariko arabo cyatemera agira ngo kirasembuye nk'ibindi bigage kandi arabo kiba cyaratemeyeho cyane cyabatemeyeho cyabatemeyeho cyane yego none se pastor ndikwibaza ubwo urumva nimba turimo turaganira ariko urimo uravuga ngo mama Charlene uramwemerera amapine nabyemeye ariko se umuntu uhamagara nakwitabe mama Charlene se oya urumva hari igihe ibibazo bisabika umuntu yego ibibazo byasabika umuntu akabura ubwitaba wabyumvise neza akavuga atari ko se n'ubundi barasekera ubusa niba basekana imbereka Bibiliya yavuga ngo babandi bategereza ko ari bupfa kindutse bategereza ko ari bupfe cyangwa ari bukinduke ngo mu gihe bakibitegereje babona birahindutse ngo bahindura amagambo baravuga ngo burya yari Imana hari igihe abantu bagutega iminsi ariko Imana ikavuga ngo humura nzakugira neza nzakurinda nzagukomeza nzakubakira urugo rw'umugisha wabyumvise ubundi abantu batunzwe na Nzayimana aho yageze rero Nzayimana yubaka urugo Nzayimana iragabura Nzayimana irambika Nzayimana ikora ubukwe Nzayimana itanga urubyaro Nzayimana ikora ibikomeye vuga ngo nzakugirira neza ayo n'amagambo rero Imana yabwiye Aburahamu abantu mwese mutunzwe na Nzayimana mwese mwandike komantere mu kiganiro ku Ikaze TV Rwanda no kuri Slim Jesus TV hanyuma ikindi Nzayimana rero itumugira amadepo y'amapine nk'aya kubera Nzayimana rero abantu bose bifurize Nzayimana kubera iyo ufite igihugu cyiza babyumvise neza iyo uri mu gihugu cyiza ufite igihugu cyiza igihugu giteye imbere nk'u Rwanda babyumvise igihugu cy'umutekano wabonye abanyamutekano hariya wabonye umutekano buriya rero nta muntu waza kera mu Giporoso kera wajyaga unyura mu Giporoso n'akaboko bakagaca bakakwambura telefone akaboko bakagaca amabandi wabyumvise neza ahitwa muri korodoro hariya hakurya urabona korodoro yahindutse kaburimbo wabyumvise muri korodoro habaye kaburimbo muri korodoro habagabo bita indaya wabyumvise muri korodoro habaga indaya ariko uyu munsi bitwa indangamirwa uyu munsi ni indangamirwa wabyumvise neza wabonye ntabwo ari umuntu atajyaga nkubazaho ariko reka mukubazaho uyu munsi hari umudamu wigeze gukora ikiganiro uvuga ngo yavunitse akaboko uwo ninde ni umudamu bita Shakira mbona bihe yanditse ngo bagufata utiyahura ni gafaranga ntabwo ari jewe kandi banditse wowe urumva nyine bikomba yashakaga content iyo umuntu ashaka content rero ntacyo atakora Shakira rero uriya ni ibandi wabyumvise neza uriya mugore ni ibandi Shakira mbona bihita
yagize gutya akundana n'umudamu witwa Ange Tatuwaje. Akundana n'umudamu? Hari umudamu witwa Ange Tatuwaje yari inshuti ye. Uwo mudamu witwa Ange Tatuwaje mu rukiko mu Ruhango baravuze ati mu by'ukuri nyakubahwa perezida Shakira twaroganaga twarambaranaga. Wabyumvise neza? Shakira rero mbona bihita si wowe undi wanyisasabira radiyo wa mugabo wo mu Ruhango wanyisasabira radiyo urira nibandi kubera uriya yagize gutya afata akaboko arirwaza akora tekinike arangije ajya mu rukiko yahisha akaboko yavuze mu mpapuro akaboko kari kavuzwe mu mpapuro kavunitse niko kari kazima akataravuzwe mu mpapuro niko kari karwaye. Wabyumvise? Noneho twari turi mu Ruhango ku rukiko rw'ibanze rwa Ruhango niho nanjye nabimenyeye. Rero Shakira murabihita sinarizi ko ari buburane uwo munsi ngiye kubona mbona hasi y'Impanuro TV nababwira ati wamubonye umucuti wawe Shakira nitegereje mbona akaboko kameze gake. Wabyumvise? Kumbe yari tekinike yari tekinike ukanga akaboko yari hari handitse ko yavunitse akaryo yapfutse akamoso neza yakubiseho n'igisima. Wabyumvise neza? Erega muze kureba kuruza kwikaze hariho ikiganiro n'ifoto. Nese uwo Ange Tatuwaje avuga ko bapfuye iki? Ange Tatuwaje kudora uko byagenze vuga ngo kagira inkuru n'umunwa wo kuyibara reka nyikubarire rero cyangwa nyibabarire nyibabwiye uko byagenze. Ange Tatuwaje ni umudamu w'imuhanga. Uyu mudamu yari afite ibirombe by'amatafari mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango. Noneho nyuma yaho ngaza kumenyana na Shakira mbona bihita bamenyanye na Shakira mbona bihita rero nyuma Shakira aza kubaza Ange Tatuwaje aramaze ati ko nshaka gukora business nanjye y'amatafari mu birombe bisaba amafaranga ngaho igishoro cyangahe. Ange Tatuwaje yamubwiye ati rero amace byaba nka miliyoni 10 kugira ngo uzabone ikibanza kubumbisha n'ibiki byose kubaka n'ibiki byaguhenda. Arangije yamubwiye ati ariko hanyuma Shakira aramubwira ati rero ubundi ndubaka inzu ya famiye y'umuryango nukubwo Ange Tatuwaje rero biya ngombwa kajya kumusura mu Ruhango iwabo. Ngo ageze mu Ruhango asanga Shakira koko harimo harubakwa inzu y'iwabo wa Shakira mbona bihita. Wabyumvise? Noneho bubatse muri ya nzu Ange Tatuwaje ndayibonye aravuga ati nanjye nembe yifuza ikamyo y'amatafari ahiye. Arimwemereye Ange Tatuwaje yatwerereye Shakira mbona bihita ikamyo y'amatafari ahiye. Ayo ni amagambo yavugiye mu rukiko rw'ibanze rwa Ruhango imbere y'umucamanza akaba na perezida w'urukiko rw'ibanze. Wabyumvise ko bamenyanye? Noneho rero ibaze nawe umuntu yaguhaye ikamyo y'amatafari ahiye. Ikamyo ayo mafaranga urayumva ariko agakora ibintu bidasanzwe. Uza amafaranga ari mu ikamyo y'amatafari ahiye abagukora ibintu bidasanzwe n'amafaranga menshi urumva? Hanyuma rero nyuma yaho yakamye ngo yarayimuhaye amwereka n'uburyo aramwatishaka amafaranga make nguhe ikibanza gutiza ikibanza kubera yuko wowe kugira ngo utangize amafaranga ubumbisha amatafari mu birombe byagusaba amafaranga menshi dore ko nta arabaza ati ese ubundi ufite angahe? Shakira amubwira ko afite miliyoni 2 amutiza ikibanza yewe amuhana abakozi. Shakira rero atangira akazi nawe kamatafari. Urabyumva? Noneho bivugwa yuko baje gupfa umugabo. Wabyumvise neza? Ange Tatuwaje yari yaradivorosheje n'umugabo wiwe umugabo w'umudokiteri. Wabyumvise neza? Noneho Shakira mbona bihita bikwavuga yuko n'umugabo wa Shakira yavuzwe mu rukiko. Wabyumvise? Umugabo wo mubera bambaye ibyera bambaye ibyera harya umugabo wa Rayira uramuzi? Ndamuzi. Uramuzi umugabo wa Rayira? Ni mwene wabo n'umugabo wa Shakira. Bikomeza gute rero? Byumvikanye ariko umugabo wa Rayira uramuzi? Rayira uramuzi? N'umugabo wa Rayira uramuzi? Ukwasa uramuzi? Isura yiwe urayizi? Ubwiza bwe urabuzi? N'uwa Shakira nuko basa. Biba bigenza bite? Urumva usibye ko abantu barasa ariko imitima ntabwo isa. Wabyumvise neza? Abantu bashobora kureshya mu ndesho gusa guhagarara gusa ariko batareshya mu bitekerezo. Kubera ko Rayira ari kure cyane ya Shakira mbona bihita. Wabyumvise? Ndabyumva neza cyane. Noneho rero uwitwa Shakira mbona bihita
ngo yaje gufuhira Ange Tatuwaje. bapfuye iki? Umugabo wa Shakira cyangwa Ange Tatuwaje? urumva Shakira ngo yabwiye Ange Tatuwaje ngo afite umugabo w'umuzungu. Wabyumvise? Yego. Ngo niko byavugiwe mu rukiko. Ngiye mvuga ibyavugiwe mu rukiko. Ibyo hanze sinabivuga. Wabyumvise? Noneho Ange Tatuwaje rero niba Shakira yaratekereje ko Ange Tatuwaje ashobora kuzamupapura umugabo, bapfuye umugabo. Yego. Wabyumvise? Ndabyumva. Biriya rero Shakira niwe wamuhaye izina, reka ibyo numvise mbivuge, ariko hari ibyo ndi busigaze kubera ko Shakira rimwe na rimwe hari igihe nkabona akivugira nkakagirira imbabazi, nkabona ari gashiki kanje, ndangije ndavuga nti Shakira mbona bihita ngo yelolo ariko afite inyigisho nziza ivuga ngo nta muvantara uryama ngo ujye uvuga ngo bwije nkoze iki. Nanjye rero mvuye gusenga muri ADPR Rusororo Kabuga Vire, ADPR Kabuga Vire, ndangije nje gucuruza amapine. Wabyumvise neza? Ndavuze rero nti nahataze konje, ndavuga ngo rero bigire mu kazi kabo, hanyuma jewe nsigarira abana. Wabyumvise? Bwije nkoze iki. Iyo ni siroga ya Shakira mbona bihita. Urumva? Noneho rero Shakira mbona bihita yaje kugira gutya, baje gupfa abagabo, niko bivugwa ko baje gupfa abagabo. Bapfuye abagabo rero Shakira mbona bihita arangije ngo akajya yoherereza Ange Tatuwaje message ngo amwihenuraho, ubundi ngo bagahura ngo akamubwira ngo akamukangisha umunyamakuru wa BTN TV ukorera mu Ruhango, ngo amubwira ngo afite itangazamakuru, ngo azibeshe gato ngo azamwanika ngo akoresheje itangazamakuru. Wabyumvise? Yego ndi kubyumva. Bya BTN TV. Yego. BTN yavuzwe mu rukiko. Wabyumvise? Ntabwo BTN yavuzwe mu rukiko Nyamirambo gusa ku bwa papi na materine. BTN yaravuzwe mu rukiko rw'ibanze rwa Ruhango ku munyamakuru wo mu Ruhango witwa Samusoni, niba ari Samusoni, ko ngo Shakira mwifashisha mu gukoresha ibikangisho by'itangazamakuru ku baturage bo muri ako gace ka Ruhango. Yego. Wabyumvise? Ndi kubyumva cyane. Kandambura ibirenge neza. Hanyuma noneho rero sasa uwitwa Shakira mbona bihita, urumva ngo yaje kugira na bifu na Ange Tatuwaje. Ya bifu yabiragendera kurira iragenda yinjira no mu bakozi babo. Ibaze kwinjira mu bakozi babo mu birombe by'amatafari mu by'Imana, abakozi ba Shakira banuze ba Ange Tatuwaje batangira kwishyiramo Shakira mbona bihita. Wabyumvise? Noneho igihe kimwe ngo hari ibikoresho Ange Tatuwaje yari afite bya Shakira, ngo aramubwira ngo azamuha ibikoresho bye. Arangije rero Ange Tatuwaje ngo aramubwira ngo uzaze ubifate. Shakira ngo aza kujyayo umusumwe yarunguye, yariye karungu, yamaze gutekinika akaboko, yabaze gupanga ukuntu agomba kuvuga ati ndavunitse aramvunye, ngo aragenda ngo asa n'umugira gutya n'umusunika. Wabyumvise? Nawe utekereza Shakira mbona bihita ajya akora siporo, kubita umugeri hariya, kubita undi hariya, ntabwo ujya umubona kuri TikTok akubita umugeri ahubwo yaza kuba afite ibirayi bibiri hagati hariya byari kuzasatuka, bari kuba baramenye ibirayi bibiri byari neza. Hanyuma rero Shakira ngaza kugenda ngo asa n'usunika Ange Tatuwaje. Umugore witwa Ange Tatuwaje ngo aramutatura papa, ngo agutaturira Shakira. Ariya amanyama ya Shakira rero afite, umugore witwa Ange yaramutatura, ngo aramutatura bye, ngo aramutatura, arongera aramutatura. Umugore witwa Shakira ngo ahita afata akaboko gutya, ngo aravuga ngo Ange Tatuwaje ngo aragaciye, ngo kahise ngo kakutsemo kavamo. N'umudogiteri yarabyemeje da. Ahubwo yenda ibaza uyu mudogiteri wemeje ko akaboko ka Shakira kakutse, byagenze bite? Uyu mudogiteri ni nyabaki? Wabyumvise? Ariko wabonaga katarakutse, se wabonaga kataravunitse bitewe n'ukuntu amubona. Oya, ni tekinike za Shakira. Yego. Urumva? Yego. Noneho rero Shakira mbona bihita arangije akora deal. Urumva? Yego. Arangije akora deal. Yego. Ugiye guhagarara? Hagarara nta kibazo.
yagarere kuko ndabona office urumva akoze diru amaze gukora diru yego amaze gukora diru hariya nta kibazo yego ajya kwa muganga yahise ajya ku buyobozi bw'umudugudu bwa Byimana yego wabyumvise ndi kubyumva cyane agiye ku buyobozi bw'umudugudu bwa Byimana umuyobozi w'umudugudu w'ako gace yamusinyira ngo hanye na mugenzi we witwa Ange Tatuwaje hanyuma rero umudamu witwa Shakira mbona bihita feri ya mbere yahise ajya gutanga ikirego kuri RIB yego wabyumvise yahise ajya gutanga ikirego kuri RIB station ya Byimana uwo umudamu yiregura gate mu rukiko umudamu ko yeguye nyine yavuze ko bapfuye ibintu byinshi harimo abagabo harimo umugabo wa Shakira mbona bihita ngo Shakira ngo yamucyuriye aganga afite umugabo w'umuzungu ngo ibintu nk'ibyo byose urabyumva noneho rero ubwo rero mbese haje ibintu baroganye byaje bite akavuga ngo baroganye ibyo kogana byaje bite mu rukiko kogana ibyo kuvuga ngo baroganye mbese yaravuze ati turambarana ati mu by'ukuri turambarana ati uyu mudamu nta kintu na kimwe tutaziranyeho ati nta banga na rimwe riba muri iyi si ati Shakira mbona bihita tutaziranyeho wabyumvise noneho Shakira mbona bihita uyu mudamu yaje kugaragarwaho ikiyobyabwenge cy'urumogi Shakira ko oya ubwo Shakira nyine nawe icyo gihe yabaza kumupima nawe ari kumenya ibyari kuvamo noneho Shakira kuko yarazi ko uwo mudamu akoresha urumogi kubera ko yakoreshaga urumogi uwo mudamu yatanze ikirego avuga ko yakubiswe n'uwo mudamu ngo yamukuye akaboko ngo kandi n'ikindi ngo yagiye kubona ngabona ngo n'urumogi rwataratse ngo bigaragara ko ngo bishoboka ko ashobora kuba yanyweye ikiyobyabwenge cy'urumogi akamukubita ngo akamukubita kubera ko Shakira azi ko uwo mudamu yanywaga urumogi kandi uwo mudamu yari yabanje kuvuga yiregura ati yewe Shakira uyu mudamu Shakira mbona bihita ati yitwa Shakira mbona bihita kuza TikTok ati muramuzi ati nta badasebya nta badatuka ati mbese mu yandi magambo ni umushizi w'isoni nuko Shakira rero umudamu rero mu kwiregura kwe k'urumogi yemeye icyaha cy'urumogi ariko icyo gukubita no gukomeretsa bikabije aragihakana avuga ko Shakira avuga ko atarusha ibiro Shakira avuga ko ati ubu se ikintu cyatuma akuka akaboko ni igiki ni iyihe nkoni namukubise ni ikihe kibano namukubise cyari gutuma akuka akaboko wabyumvise yego Shakira we afite imodoka ariko sinzi impamvu we utamwemereye ipine oya Shakira nazi Kigali ipine yazaze rwose mu giporosa rifata umwemereye ipine nta kibazo afite akamodoka gato kari akenda kuma nka gikera ukuntu nta kibazo rero urumva icyambere Shakira ni uwiwacu mu Ruhango urumva Babu Rwanda wamubona ndamuzi ni umunyaruhango ni wabo wa Shakira no iruhango Babu Rwanda yego na Discrema no mu Ruhango Discrema nawe ni umunyaruhango hirya za Gitwe igitwe hanyuma nanjye ndi wo hafi aho tekinike werekeza Nyanza wabyumvise neza ugeze mu butatsinda bwa amuri abaturanyi Shakira rero buriya Shakira ashobora kuba yaranyifuje nkamwiyima niyo mpamvu buriya akomeza kundirimba Shakira yifuje ko umurongo ikibazo nagize navuze se Shakira yifuje ko umurongora none se icyo utabona ni igicyo yaranyifuje kandi rero buriya wifuje umuntu ugomba kumuririmba kenshi nese wazamuhayeho rimwe byibuze nzamuha cyangwa niwe uzamuha wowe wozamuha kuko niwe wakwifuje tuzahana na Shakira uzamuha kuko niwe wakwifuje byibuza bizahita bituma Shakira yavuna karaveri Shakira mbona bihita ashobora kuba yahita avuna karaveri yakoshyosha akakubeshya bigahita bijagura karaveri agahita avuna karaveri agahita yivuna kandi rero ugasanga Margarita na karaveri ukibwira ko Margarita na karaveri bahuriye dabani umbe Shakira mbona bihita afite indi migambi mibisha ariko umudamu wirwanaho by the way umudamu ugerageza kwidebura akirwanaho ni umudamu wirwanaho wa mugani namuvana uryama ufite nimero yiwe nimero ya Shakira ndayigira nayo ngira Shakira mbona bihita nayo ngira reka ndebe nayo ngira ariko
kereka ndebye ibiri kuri YouTube gusa Shakira icyo namubwira Shakira rero umudamu ugaragara ko ufite agasura keza yego ariko ntukagire imvugo nk'izi ndaye afite isura nziza afite isura nziza niyahagaze niyagenda ubona rwose Shakira nta kibazo ateye ariko ikibazo akagira imvugo nk'izi ndaye cyangwa indangamirwa kandi Shakira si indangamirwa rero agabanya amagambo gutuka abasaza gutuka abagabo batari abagabo be ibyo bintu Shakira mbona bihita ndabikwiyamye ntuzongere n'undi munsi abantu bafite abadamu igitsina gore gifite isura nziza gikunda gukurura abagabo cyane ahubwo ikibazo gihari none reka nkubwire amakuru ntari mvuze nayo nibagiye kubivuga nta nahari nayavugiye aya makuru nibwo bwa mbere mbivuze natinye kubivuga kubwo kubaha Shakira natinye kubivuga oya ntabwo nubashye Shakira kubwo kubaha uyu munyamategeko yego Shakira mbona bihita yashatse umunyamategeko yashakiwe umunyamategeko na Ndahiro Valens Papi wabyumvise kandi uyu munyamategeko wari uri mu rubanza ku rukiko i Nyamirambo nari mari umunyamategeko waburaniye Papi waramubonye uriya niwe munyamategeko wagiye gutangira ikirego Shakira cy'indishyi yakababaro umucamanza aramubwira ngo ntiwemerewe kuburana indishyi kubera ko ntimwigeze musoma dosiye ngo mutange ikirego ku gihe nuko bakwitwa hareba inzega wabyumvise rero uwo mumetere ni metere Kefi wabyumvise akaba ngo ari metere wa Ndahiro Valens Papi hanyuma Papa abwira Shakira tumva nkubwire Shakira we icyo tuva ni iki Papi na Shakira se Papi na Shakira wabyumvise Papi rero niwe washakiye mwavoka Shakira niwe washakiye umwavoka Shakira ayo ni amakuru nahawe ayo ni amakuru nakuye ku gitangazamakuru ngurakana bumenyi kandi cyizewe kitabeshya kitajya kigoreka ahubwo kigira ukuri yego hanyuma rero Shakira wenda tugaruke no kuri mama Charlene yego Shakira we kuki hari metere yahageze yarakererewe yageze yakererewe urumva bari bamwishyuye batinze nandi kwa tugaruke no kuri mama Charlene kubera iki ubona we yahise ari ku ruhande rwa mama Charlene cyane inde Shakira impamvu yabaye Shakira ari ku ruhande rwa mama Charlene ni Sabe ni Sabe ni ukubera Sabe wa Isimbi TV buriya kuvuga nabi mama Charlene kuvuga nabi ngwino ndebe ukavuga nabi impinga nzima ukavuga nabi abo badamu abo bagore abo ngabo urabizi na Shakira bose bahura ku gatuti kitwa Isimbi TV wabyumvise abo ni abagore Sabe akoresha wabyumvise neza nyuma ya Pastor Mutesi na Bishop Brigitte urumva Sabe akunda gukoresha abagore beza wabyumvise neza wari bwabo n'umugore se ku Isimbi TV udafite isura gahunda oya bose bari beza bari beza yego abagore b'Isimbi ni beza iyo ndirimbo wayumvise abagore b'Isimbi ni beza harimo Shakira ndetse na ngwino ndebe ndetse na minganzima wabyumvise abagore banyura ku Isimbi TV boss ariko uvuze Shakira ukahita uvuga ngwino ndebe na minganzima kandi ubizi ko minganzima na ngwino ndebe amaze iminsi avuga ngo urugo rwabo rwarasenyutse ibya mbere byavuzwe kuri Sabe none se wowe icyo tuva ni igiki na Shakira si ubyamubaho we ntabwo byamubaho Shakira se yagiriye inama abantu bavuga ati ibyo mwebwe muza muvuga ngo ingo zanyu zubatse neza ati ibyo mwagiye mureka kubivuga ibyo kubakwa neza ejo tukumva ngo zacitse zatandukanye kubera iki wabyumvise neza buriya Shakira mbona bihita baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwuba abonwa n'uwahagaze rero iby'urugo rwa Shakira byo tubyihorere ahubwo turebe Shakira nkawe ku giti cye nko kuri social media iby'imbere by'abana iby'umugabo n'ibiki byo tubyihorere ikiza nuko wamwemerera amapine Shakira ni ukuri kw'Imana kandi simbeshye azampamagara ambwira ati ko ndi muzi Kigali ipine ryanjye rikaba rishaje nimbona ipine rya Shakira riti nsinga wabyumvise neza nkabona ipine rya Shakira mbona bita ry'imodoka riti nsinga yemerewe ipine hano urarimwemereye ubwo nyine aryakire mu izina rya Yesu
aryakira oya ntago ajya mutuka ajya gutuka se Shakira ntago ajya mutuka urumva Shakira kugira ngo abashe kubona essence ya kariya kamodoka kandi yongera abone uburyo yabona isukari mu ruhango abone n'inshyushyu kuko nabonye ari umwana nabonye ari mutemba shyushyu wabyumvise neza agomba kuvuga Pastor Claude ubwo ibyo ni nka bya bizajya avuga Pastor Claude niryo zina ryamubera cyiza bizamuhesha umugisha ariko buri uko akomeza kuvuga ubusabusa bavunnye akaboko n'akaguru azashiduka bakavuna ibyo uri kuvuga si nka bya bindi umuntu aza akavuga ngo uriya muntu uri umvuga ngo ni njye umutunze watamvuze ntago yarebwa bajya babivuga genda mubwiye ngo yavuze yarantutse anutse anje tatuwaje ngo yamuvunnye akaboko ariko ntako yavunnye Shakira mbona bita mbona ari umutekamutwe ni umugore w'umutekamutwe urabyumva neza usibye nubwo twese twambaye twese imitwe turayifite buriya ubundi izina ngo umutekamutwe ni izina mbona ritaberanye no kuba ry'abantuzi ni izina ni ukwandagaza imitwe y'abantu kwita umuntu ngo ni umutekamutwe none se ninde muntu uvuka udafite umutwe urumva nta muntu n'umwe uvuka adafite umutwe nta muntu n'umwe ugiye mu ishuri wese aragiye guteka umutwe kugira ngo abashe kumenya ururimi abashe kwiyungura ubumenyi wabyumvise rero umuntu wese uri kuri iyi si wese ashyushya ubwonko bw'umutwe kugira ngo ateke umutwe azarebe uko ibintu bigenda neza rero hakwiye gushaka irindi zina risimbura ubutekamutwe niko mbibona niko mbitekereza ariko niko bibona ni nako bitekereza yego ni ibyiyumviro byanjye si bya bose ni ibyiyumviro byawe yego twibutse abantu ko turi hano ariko bacururiza amapine kwa mu Giporoso kwa Pastor Claude niko bahita yinje muri business yo gucuruza wayinjemo wari usanzwe ikora oya isanzwe ihari urabona naribyaye naricunguye Munyarwanda yabyaye umwana mwita ndicunguye rero jewe ntabwo najya kuri kamera ngo nirirwe no mu mapine nirirwe mu buhinzi ngi nyuma iyo bigize ngira n'igihe nkajya kureba ifamu y'inka zanjye so urumva hari byinshi nkora ntabwo rero iyo wicungura waricunguye ufite abana b'abasore anubatse babyumvise neza aha harimo akaboko kanjye tuzajya kubona tukabona bari kuguteza ingaru nk'ibyo nabonye kuri Pastor Mutesi bari kumuteza ingaru ku bitenge Mutesi kuri ya myenda ya kuba diaspora diaspora uzakenera amapine yazampa amafaranga nanjye muha amapine hari ikibazo nizana mwohereza zayafate nanubwo nanjye uzamuha mu biganza wazaza ubundi twebwe hano uzana imodoka hano abana b'abahungu dore ngabo wababonye wabyumvise abana b'abasore ngabo wababonye wabitegereje warangiza imodoka ukayishyira hari ugaparika hariya igiciro cy'amapine wamara kumva amapine uri bwishyure niba ari Vigo niba ari Rava niba ari Vewiti niba ari Jeep runaka niba ari Fuso Beni niba ari iki wabyumvise hanyuma abana bagakubitaho imashini bagahita bazamura ipine hanyuma bagashyiramo iyindi pine cyangwa se bo kimwe ukaza ukagura amapine ugahita uyapakira mu modoka yawe niba ari Vigo niba ari iki hanyuma ugahita utwara amapine wasize amafaranga hano nawe biriya bya Mutesi rero we ikibazo cya Mutesi umudespora yamuhaye amafaranga ngo ajye kumugurira amakanzu mu mujyi muri mike muri shike aragiye amakanzu ayajyana mu biganiro none se jyewe amapine nzayambara byose amapine nayambara oya ntabwo amapine nayambara ariko ushobora kuhashyira ku modoka yawe mu gihe modoka yanjye nkayatwara se ariko se ntabwo byakunda ubwo se natwara gute ku modoka yanjye ntabwo byakunda ubwo yatwaye ku modoka yanjye nanjye icyo gihe naba nikopesheje nk'abandi bose urumva wahisemo business itazamo ubwesukoro cyane oya kirazira nibyo byiza cyane rero buriya oya hari n'iduka hirya aho ariko ryo ni iry'umuvandimwe yitwa Isima iduka ricuruza pièces de rechange Isima rero agira ibikoresho bitandukanye by'amamodoka agira pièces zitandukanye z'amamodoka aho bita kwa Isima mu Giporoso ku muhanda ujya kuri Kamageni aho ngaho ni imodoka yanjye yambarira pièces afite ama pièces z'ubwoko pièces uburiye mu Gasyata uyishakira kwa Isima mu Giporoso ku muhanda ujya kuri Kamageni cyangwa ujya kuri Nazarene mu Giporoso yego Pastor none se abantu baribaza bati ubu ngubu ko nyuma y'iyi minsi yose ibi byose biri kuba abantu bakibaza bati basi murateganya kuzamufasha iki uyu mubyeyi wasohoye mu nzu mwatangiye gukora nigeze kubona nishimiye igihe wigeze gukora ikiganiro urimo urakorera
contribution usabura ubufasha nuza Yongwe Apotre Yongwe igihe yari afungiye yego ariko nanone aka kanya nimba umuvandimwe mama Sharirene inshuti yawe wigeze wanambwiye ko ari mu bantu bifuje ko mwagira ukuntu mwigenza cyagiye nta mugore ntarashaka umugore urumva iyo umugabo nta mugore afite n'umugore akaba atagira umugabo nta kibazo kiba gihari urumva icyo gihe iyo mudafite Yesu mu mutima ngo umwuka wera bagenderere roho mbi irabasanga yego nako nago mwabigeragejeho oya ntabyo twakoze none ndi kwibaza kuki none ariko yanyifuzaga mama Sharirene yarakwifuje cyane agera arakubura yarambura wese byamuteye guhungabana oya urumva itike uri itike yari wari warayitsindiye mu mutima mu isi y'umwuka naranamumenya nawe yarataranamenye ariko Imana imubwira ati warahari wabyumvise neza none ndibaza ubundi iyo wizeye Imana ntacyo wabura senga ntacyo uzabura senga wayumvise iyo korasi iyo usenze ntacyo ubura iyo usenze ubona imodoka iyo usenze ugira ubuzima bwiza usibye ko hari n'abasenga bakarwara ariko byibuza intumbi y'injangwe irutwa n'intumbi y'intare nubwo zose zitwa imirambo zitwa intumbi yego none ubufasha muri kumugenera nuwe kudakora kudafatwa umwanya fundraising aba diaspora buriya barabizi bari abagabo babiri uw'imusanze n'uwo muri diaspora mu Burayi urumva ko hari n'umusaza wo mu pastor ngo wabaga muri Leta Zunze za Amerika wabanje gushyiramo aye arashya yabanje gushyiramo ipinda ngo rirashya rihiye rero nibwo habonetse uw'imusanze ndetse n'umudiaspora wundi ngo umupilote w'indege abo rero nibo babashije kugira kuri inshuro mama Sharirene yabwiye Sabati jewe nta n'umugabo wapfa kubucya kandi yari yayaba wabyumvise yego fundraising muramwemerera iki fundraising wowe wamwemerera amapine yego ariko noneho kugira ngo oya jewe mu gihe azampamagara cyangwa akanyandikira akambwira mu gihe ataragura imodoka nimbe no kuba nafata nk'ipine ebyiri amafaranga y'ipine ebyiri nkayamwoherereza yego ntacyo byabitwaye iyo nuze iramutse ibayeho ntacyo byabitwaye mama Sharirene kuko amapine hano arahenze hari amapine dore ubutumwa hano dufite amapine ya occasion dufite amapine ya original tukagira rero na occasion amapine yose y'ubwoko bwose arahari reka nkumvisha akantu gato bajya bangaya ngo nubaka ingo z'abandi mu Rwanda ndwikoreye ngo bajye bagira bate bagira akazi ngo ari abantu akira nkwegereza oya ashyira kuri mikoro aho ngaho nta kibazo hari abantu bajya bangaya ngo nubaka ingo z'abandi mu Rwanda ndwikoreye ariko bagira akazi uze bazi Imana yararwikoreje kubera iki yaranyikoreje kuko yabonye ndushoboye haleluya kutarwikorera wahita ushaka abagabo batatu rero reka nkubwire abagabo batatu ibyo kurya ugomba gutegura na bya bintu birihutirwa umva mama mu kazi kenshi ufite ujye uteganya n'akandi nijoro ubika imbaraga zo gukora akorera niko yapfuye na papa Sharirene hanyuma rwose ntabwo yagakoraga mu kazi kenshi ufite wa mugore we ujye uteganya n'akandi nijoro akandi nijoro niko bapfuye kariya rero hajya n'indi waririmbye ngo bakokabu n'indi harya nk'akakabuto ako kabuto karuta izo nari bamwita kitoko kitoko aha kariya kabuto rero kariya kubaka urugo cyangwa kakarusenya kubaka umuryango cyangwa se umuryango ugasenyuka ndikumva twagana ku musozo w'ikiganiro cyacu ubwo gahunda ni ahindi twibutsa abantu bashaka amapine gahunda ni kwa Pastor Claude hano mu Giporoso ku muhanda ujya kuri Kamageni hepfo ya gare ya Giporoso cyangwa se munsi y'urusengero rwa Bethel Revive hanyuma ku muhanda utambika amapave werekeza kuri Kamageni ku muryango waho haruguru ya Kamageni cyangwa se ku rusengero rwa Nazareni ubutambika ujya ku rusengero rwa Nazareni na Kamageni ku muhanda wo haruguru rero navuga nti munsi ya gare mwese muze mugura amapine ni ku muryango wa mbere uvuye muri kaburimbo ijya muri feruje hanyuma rero ugatambika ugahita ubona amapine hejuru y'umuhanda wowe amapine uyasanga hanze ku ibaraza hanyuma n'umuryango urangaye ukinguye amapine y'ubwoko bwose uyasanga hano uzasangamo umujene witwa
Theo, Yego. hanyuma Theo azakwakira neza, azakwakirana ubwuzu n'urugwiro. nushaka uzamubwira ati nje hano kubera Pastor Claude Yego. bazakugabanyiriza. Oya ntacyo bitwaye. Kandi mu by'ukuri intego yacu ni ukugira ngo abanyarwanda bishime cyangwa se abakiriya bacu bishime. Ntabwo tugurisha abanyarwanda gusa, n'abanyamahanga turabagurisha. Uyu munsi ndavuga rero nti nsanyutse nyo. Bivuze iki? Ndanezerewe cyane tubasanyukide. Pastor dusoreze kuri uyu muntu uvuze so reka tubwire rero ngo umuntu wese ukunda Ikaze TV Rwanda uvuze ikigande mpita nibuka umuntu. Yego uvuze ikigande mpita nibuka ku muntu. Hari umuntu ni umuganga ukorana n'uwitwa Bosco.